mpamvu godfather mu byo nzigera nkora ntabwo nzigera numva ko ngomba kuri gata inyo y'umuntu. No, I'm here for long. Ndabizi ko igihe nikigera ngakora ibigize ibyaha ngafungwa. Mwese muzamuranga amabere abanje ko ntawe uzigera za ko ntawe uzigera ufatira umunyamategeko. Urumva ndabazisha. Bazi cyane ndabasobanukiwe. Urimo kumva? Did you put eggs in? Eggs. Did you put eggs in the soup? Yeah. I got you. So urukunyumva? Yeah, sure. I want a spoon, yeah. Urukunyumva? So inkuru za Djihad ni nk'izabandi bose. Uwumva ko kuvuga kuri Djihad yafunzwe kuko afite ibyakekwaho. Be careful with soup, okay? Yeah, thank you so much. Yeah, I got you. Yeah. Thank you so much. Yeah. Ndabizi ko igihe nikigera nta ukuri ko kuri. Iyo babwi ibi bintu twumvikane. Nje ndaza nka breaking inkuru nkavugiza inkuru ziba zabayeho. Urukunyumva? Ntabwo amagambo aba yavugiye wanga hari bugende ngo akatire Djihad. Nagende basanga ibyo yakoze hari ngwigize ibyaha bamuhenyina bamufunge. None se bamushaka kugira ngo nje ntabwo ndindyarya. Ntabwo mba mwisi y'uburyarya nk'imwe mubamwo mwe murabizi ko muri indyarya. Godfather ni gute ugomba kuvuga kuri Djihad se ni kitavugwa. What the fuck? Djihad ni uretse nawe. Reka nkubaze. Bamporiki yarafunzwe turavuga yari depite niba ari depite niba ari biki sinzi ibyo ari byo. Urimo kunyumva ariko ngeze ko yacumitaga abana bo muri Miss Rwanda nta kintu navuganaga na Bamporiki n'inshuti ze. Njewe Godfather ibintu byagiye mu binyamakuru nta muntu uri hejuru ikintu reka mbwira ikintu kimwe. I will be a paparazzi as a blogger. Njewe nzi ibyo ngomba kuvuga n'ibyo ntagomba kuvuga. Kamanze mvuye kugura gasupu maze nkimenemo hano mbanaje hano umuntu bita Bosiri mwese arabarutamwo kapfa mwe uramudamu arabarutarazanga hakantamo yamara kuntamo uyu mupolisi ntagiye kumpitike ntabwo ari umupolisi araza kantamo nkagenda ngafata naka gasupu nkagahuta nkabaha bene wanyu ndi kukanwa naho ibindi birabyagiye angana kimwe gishobora kugira ikintu na sense mwamikazi w'imihanda. So tugende gatoya rero abantu mwakomeje njewe nta muntu ngirana nawe ikibazo. Djihad ntacyo mfa nawe zamuka Jessica zamuka ntabwo nshaka bino biwerewere bikomeza kunsaba gukina imikino kandi biri kumbangamira. Mubyumve neza cyane. Ntabwo njewe mfite ikibazo n'umuntu ari wese. Umuntu wese nta muntu uri hejuru y'amategeko yo kutavugwaho. Bwa buryarya bwanyu nibwo nagira njewe niba nkotinze Djihad ndifuriza ko afungwa ngo bigende bite. Sinifuza gufungwa kwa Djihad. By the way n'abantu mutekereza ko Djihad azafunga ashobora no kudafungwa. Urimo kunyumva? Ashobora no kudafungwa bakamukatira nk'ibyahano bisubitse. Ariko ikibazo kiramyaka igikinteye ubwoba kuri Djihad ni iriya minsi 30 ishobora kubamo n'imyaka 2 kuko byagende Titi Brown. Urimo kunyumva? Ariko umva nkubwire Djihad nta cyari cyo kutavugwaho uretse nawe n'umuyobozi wa polisi umuntu wayoboye igipolisi cy'igihugu. Urimo kunyumva? Gasana General Furu yaravuzwe kanswe nyarubye sikigawe ashobora guhita kumanyoko nawe reka kunsakuriza dore imbere y'imodoka. Urimo kumva? So hari ukuntu hano muza reka nze nkubwire Godfather ndi mu bantu udashobora gufata ngo umuntu araza kumvuga wabumvuga wiki. Ariko tugira ikibazo cy'abantu hano muri abakanda nzugi muri bigoryi. Reka nkubaze nabonye hano Godfather uva kuri Djihad se ni igiki kitavugwa uretse nawe Bamporiki baramufunguye abantu batangira gukana kuri gatinyo z'abantu ndababwira ati Bamporiki gufungurwa kwawe no kudafungurwa nta kintu bimbwiye. Sinigeze nkumenya nta kirayi cyawe nzi uze cyangwa ubyihorere ahita mboroka. Urumva? So ibi bintu byo gufata mu nyo ntawe nijya kwanye na bro. Urumva? Muri mwese ningera mu byago and there's nobody Djihad aya masaha uretse mu bantu n'ibihumbi mukurikira mwakomeza mubwanda katanga kara Djihad wacu umushu ninde muntu wamusuye aha nafungiwe.
barimo bazi ndabazi ninde wamusuye ahantu fungwe uretse umudamu umwe wahagurutse agakora byose kandi n'uburenganzira nanjye aramutse ari inshuti yanjye akaba ari umuntu wanjye nabikora turi kumwe kuko niko none cyo bimaze iyo bana n'abantu abo Djihad yabaniye neza amashumi ye aya masaha muri inyuma bari kwishura abanyamategeko bari gukora everything kugira ngo afungurwe bari gukora everything kugira ngo niko kubana niba yarabanye neza abo yabaniye neza baraza kumufata abo yabaniye nabi baramuhanyina jewe ndi hagati meze nk'indaya ya matimba Djihad ndi mu bantu ntabwo nta kibazo nigeze ngirana na Djihad nta kibazo nigeze ngirana na Djihad hari cyo twagirana urimo kunyumva jewe ariko kuvuga sinareka kuvuga inkuru ko nkunda kubara inkuru ko nkunda kuvuga inkuru ariko ko nzivuga nashoze ko nashobora kuzikora nk'ibyaha muzajya muvuga ibigize ibyaha nanjye muze bavuge babafunze mujye mutapinga screen cya kindi gikorana nawe wa wundi waba uri imbere ya kamera wamushukaga wayavuga kikamwoshya narwo baruhamagara rurayemo barwita ruriya ruboro barwita bande kira gitipe arayemo so reka mabwire rero ngewe niba nkotinga amafaranga amagambo y'umuvugizi wa RIB nta cyaha kirimo mwabantu urimo kumva inshuti za Djihad aho kugira ngo mubabare niba mumukunda by'ukuri mukore fundraising mushakira umunyamategeko mwabushitamwe noneho nanjye birayamo imbaraga mvuga ni bya bigoryi mbana na bya no burya bishobora umuntu ashobora no kugira tubana umuntu ari muzima uretse no kuba umuntu yafungwa aya masaha umuntu aramutse narwaye mabera abanyoko nta numwe ushobora kugira ikintu akora uretse kubura live cyangwa space mukajya gushaka handi none mwaretse kujya mu kazi kubera Djihad afunzwe yabahaga amakuru tuvugisha ukuri mu bantu ibi ngibi narabivuze ejo bundi abantu bashaka kubyumva nabi ariko nuwo nta nuwo nkeneye kugira ngo abyumve neza ntawe njya kwa nyina muyango mu bintu yazize Djihad muyango arimo muyango niwe wa mbere wamwigaramye nkuko Bruce Melody yigaramye fata ku mavuta muyango ngo arashaka gushyira hanze ngo amaudi ngo amachat ngo agaragaza ko Djihad atigeze amutuma ntabwo watumye none se yakuvugira gutareba iyo yakuvugira ntabwo ajya kumushimira agiye muva ku banyarwanda umuntu araza Djihad ariko kugira ngo ashima muyango aya masaha arimo kwigarama Djihad muyango hari n'umunyamategeko yiza mushakira ko mu byo arikuzira yamuvugiye hari umunyamategeko yamushakiye hari ahantu mwigaze mubona abantu bose basura Djihad ndabamenya urimo kunyumva abantu basura Djihad ndabamenya bose ndabamenya umuntu ugiye gusura Djihad ndamumenya wese muyango wari wajya gusura Djihad ntiyakuzize ko tagiye kumusura indyarya mbi gusa mani abantu baje bari kuburyarya ikintu uri gukora no kumwigarama no kumwihakana urashaka undi muntu nawe ufite umudomo nk'uwa Djihad nawe yongere akuvugire ibi bikobwa rero bishyira abantu mu ntambwe ndere mwarangiza gufata nta gikobwa kizankoresha bro ntacyo nta kintu cyankoresha hano kuko ndabazi ariko ku rundi ruhande ibintu ugomba kubizamo waragize ibi bintu ugomba kubizamo ubizi ubisobanukiwe ntabwo ngiye nawe umukanda nzugi w'umuntu ibi bikobwa byose ikintu cyampuza n'ibi bikobwa yo ntaza ko wenda ndi ikiremba ikintu cyampuza nabo wenda ngacinya inkoro cyese ngiye kwaka igitsina ukaba utari nk'umugore w'umugabo uri igikobwa kirangwa byabyita ibistare tugahora ngiye kugutikura wenda aho ngaho byampuza nawe nkagucinyaho inkoro nkakurimanganya nkakurigata mu kwaha aho ngaho byakunda ni ikintu kimwe cyampuza n'ibikobwa kugira ngo nibyikundirizeho ni igitsina wenda ndamutse ndongora kandi muri bose nta type ya godfather irimo you all are not my type bintu mwe nta type yangirimo bro ibi bikobwa nta na kimwe giye natereta abangaba bamaze kumera ntabo natereta aba nabagore ugiye no gusanga byose ari bifiyemere abatarabyaye bafite n'abuzukuru bose matrice bazivanyemo nta numwe muri bo amafaranga mufite muri nkiraruheri ibi nabe bagiye kuvejo nta biceri mufite muri nkiraruheri ntayo nabanye rero ubwo bufaranga muza kurata hano you have no money urukunyumva na source y'ama sugutirwa zanyu mukajya gusambana n'abadrag dealer
so gujya gusambana n'abasaza n'ibiki byose mukazana amafaranga y'umwaka usambanye ntabwo dufata nkeneye. So amafaranga ntayo mufite ngo dufata ndakora. Hari umunsi abantu twirirwa na hano murambona ntari mwari baryamye mu nzu kuva mwamenya. Hagira umuntu umbwira ati godfather wirirwa mu nzu. Hari umuntu urambona hano ndi mu nzu simba hostinga ndi mu modoka ndi kuguruka ntimutapinga ndi kugenda ndi gukoropa ndi kurwana n'intuza mwari mwanyumva nicaye. So ibyo rero bakoresha abanyenzara bro, ntabwo ngiye gufata n'umunyenzara kuryo bankoresha. Ariyo mpamvu mbabaga, ariyo mpamvu uyu munsi wumva nani muyango araha turi guseka, ejo ukabona turi kuguruka, ukabona debeni namuhaye bene wabo kuko yazanye ibintu by'ubugoryi. Mbana ngewe n'umuntu turi mu murongo umwe ukora ibintu bizima, kuko ntabwo ngiye njya ku mutandiko. Uruko nyumva ntarandi road uza kunkomangira, turi kumwe. Here we go. Tuganire neza cyane nk'abantu bakuru. Let me see my phone. Munaping the screen. Ngiye kubasanira inkuru. Namenye ngiye kukamena. Ngiye kukabamenera kuko mvuze ibingibi kuko hari ibyo numvishe. Nkabamenere gato. Exactly. So here we go. Ndi kubabwira ibingi kuko hari ibintu numvishe. I'm tapping a screen. Here we go. I'm tapping the screen. Abantu maze gushyira muri request muri kumbangamira. Djihad ntabwo ngiyewe nditegeko ku bantu bari kuvuga ubugoryi. Nibasanga yarakoze ibyaha arabiryozwa. Nibasanga ari umwere baramufungura. Dufite igihugu kigendera ku mategeko. Turi kumwe? Ntabwo uretse nawe n'abaminister barafungwa tukabivuga inkuru zigakorwa. Hanyuma wakora abandi inkuru twe ntitumukoreho inkuru. The fuck? Ndiko muri ibi werewere we akora abandi inkuru, we ntibamukoreho inkuru. Who is he? Ni igiki kitakorwaho inkuru? Urumva? Godfather ejo ni nkora ntuza nanjye nibanyata. Nibanyata bizagenda bite? Nawe tuzagukoraho inkuru. Koze cyane. Give me a second. Uyu nguyu bita ntuza ndaje gato muraza kumva impamvu. So
ntabwo njyewe nubwo ibyakoreye iby'uyu mujene first of all aba bagabo njyewe ntabwo none mutegereza ko njyewe nzaza gukora comment yani yo kwiteranya n'inzego za RIB kubera iki ndi gushya narura iki ntabwo nzigera niteranya ariko turetse ibyo nko kuri iyi case wallahi muri iyi case ntabwo ndi kubona okay mbivuga biratanga kuvuguruza urumva nimbivuga birasa nko kuvuguruza wakwicecekera ko bavuze ngo Karimi wazize iki umugabo yabajije ngo wazize iki ngo naziza urw'abagabo uzazira umudoma wawe ubu ngubu ngiye kubwanuka waceceka tukavuga ko bakatiwe byagize semuhungu umuntu waguhaye iby'intuza yawe ko twumvishe uze kumva ibiganiro twakoranye n'abari abantu bateguye biriya bihembo ko twumvishe ibintu ngo ari akasamutwe ibi ni ibiki twumvishe gorego ni ibiki numvishe ko byanteye ubwoba so tugiye kureba kako difata wagorwa nta muntu uri hejuru njyewe sinzigera nshyira comment ku nzego nta na rimwe ntabwo nzigera nshyira comment ku by'inzego zakoze njyewe nzaba umukana mu nzego ni gute umuntu ugufatira imyanzuro ushobora ushyiraho itegeko rikugonga uwo ngo ushobora kuburana nawe ndinde aho kugira ngo mumukanda nzugi wa muyango aho kugira ngo mumukanda nzugi wa arikuzira nzaba umukanda nzugi w'inzego babwire ntabwo leta igikoze nta nzego zikosa niba bagufashe bungugu nuko babona hari bikugonga so uyu mujene bamaze kumunyata bamaze kumushyiramo uyu nguyu bamaze kumufata nawe araye muri prison ya polisi amaze iminsi 2 bamufashije uyu ni wa ni ngo bamwita ngo niba ari ngo ujye ufata ngura ngo ni ujye ufata Djihad ngo ni wafataga Djihad biganiro kaga twenge kinyuma ngo kavuga ngo yase ngo yegose n'uyu nguyu ngo wabivugaga none nawe bamuhaye nyina nawe bamufashe bamutwaye ariko rero tuvuge ko kino kintu cya Yampano cyaba imbarutso ariko sereka mbazi tugaruke kuri aya video ya Djihad ya Yampano niba Djihad akurikiranweho amavideo ya Yampano Djihad baramurekura mu gitondo arataha urumva mu gitondo arataha kuko ngiye nk'umuntu wakantayemo wa mbere ni umuntu ukora mu karere umuyobozi ndamutanga nawe bamutware si wakampaye si ukora mu nzego ndagutanga kubera iki wabisakaje kandi ukora mu nzego ndagutanga so rero if you trust amategeko y'igihugu cyacu cyangwa ubutabera bw'igihugu mwemere ko everything is gonna be okay everything is gonna be okay bazamurekura turi kumwe kuko dufite ubutabera kandi bukora neza bazamurekura Djihad azidegembya good morning Zadi good morning baby so bazamurekura ndabizi bazamurekura nshimira abantu mwese bagiye bahaguruka nzi aya masaha mwahagurutse mukaba muri gushaka mwarashatse n'abanyamategeko barahari bagiye bashaka abanyamategeko yego buriya n'ubukunda umuntu ujye umukunda unamukunda yageze mu byago hari abantu bari gufasha Djihad inshuti za Djihad bari kumufasha umva big up to you mukomeze mumufashe urumva mumufashe mukomeze mufashe Djihad nafungurwa Imana ishimwe nanafungwa muzamuherekeze no mu gufungwa mpaka avuyemo niko bigenda ariko kuba inshuti nziza burangiye muri ibi bintu nagiye mbonamo inshuti nagiye nzibonamo hanyuma namwe abanzi be mukomeze mukande mushindiriye mujye ku reko godfather ni kwisi imeze iyo udafite abanzi ufite abakunzi njyewe Djihad ni inshuti yanjye nta kibazo mfitanye nawe
nk'ukuntu ibi ikibazo rero bajya twana nawe iyo navuze godfather njemeze nk'indaya y'amatimba nta nshuti ngira nta nabanzi ngira dore semuhungu ejo bundi warafunguwe I mean igihe bari bagutayemo kubera gutwara waraje hano wandakariye ngo godfather ngo nakuvuze oya none singiye ko mvuga ibyabaye godfather ntabwo njya breaking inkuru njyewe mvuga ibyabaye urumva njyewe mvuga ibyabaye ibiriho iyizi nkuru zasohotse njyewe ndabwanuka nkazibabwira abantu urukumva nkavuga ko byagenze nuko byagenze niyo mpamvu muri kubona nahise aza ndababwira ngo ntuza ngo uyu nguyu bahise bamufunga uyu nguyu ninde ngo ni babu niba ari babu niba ari uyu nguyu ngo wagize uyu nguyu wagize semuhungu yarandakariye ngo naragize ariko semuhungu ntabwo agomba kundakarira kuko njyewe ndaturagurika